nabasuhuje cyane mwese mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda, ni Serge nk'ibisanzwe. Ariko abantu bibutse hantu turimo gusarura muri no minsi ngira ngo nahavuzeho. Nuza kubona hari ukuntu uruhu byagenze wenda rukeye cyane muri iyi minsi. Niyo mpamvu iriya business ikintu kirimo kuvamo kirimo kiragenda kirushaho kumera neza ku buryo ni ibintu ubona ko bishobora gukesha uruhu bidasabye ko umuntu yisiga amavuta. Abantu nimwize kubera impinduka yabaye hariyo rero birimo guterwa n'ikivamo hantu nababwiye. Rero ndashimira abantu bakanda kuri like na subscribe kubera yuko iyi channel turashaka kwikura kandi kugira ngo ikure ni mwebwe turabakunda rwose. Turabyandika muri comment ko turi kumwe namwe rwose kandi turanabashimira ko inkunga mugenda muduha uko yaba ingana kose, yaba nini cyane yaba iringaniye yose turayishima. Kandi ngewe by'umwihariko meze neza, ngira ngo hari ukuntu ureba umuntu ukanabibona ko ari amahoro. Ni amahoro mu by'ukuri. Icyo ngira ngo wenda navugeho aka kanya, riske dufata wenda nk'hariya turi abantu barahaza aho navuzeho, nayita riske ntabwo ari ntoya, ntabwo ari riske ntoya, ariko nanone ikivamo ntabwo ari gito. Ntabwo ari gito ku buryo tuvuga tuti turimo turareba tugakurikirana amakuru tukabaza mu mpande n'impande tugasanga uno mwaka birashoboka ko warangira. Hanyuma se biramutse bibaye utaragize icyo cyizere nk'icyo twagize byagenda biti? Kandi waramenye amahirwe ko ariho. So isoko ni rya rindi ni Berry Crypto Exchange. Umusaruro wo ubu ngubu utangiye kugenda uvuga, ntabwo bigisaba yuko umuntu ari we ubigira ukuntu abisigiriza babitake cyane, ariko no ukuri namwe muraza ko mugenda mukurikira muraza kubibona. Nongeye kubasuhuza cyane. So iri soko rero turimo kurihahiramo. Wenda hari abantu batarizi, hari n'abasanzwe barizi wenda barikerensa, ariko ngewe ngenda nkubita icyumvirizo nshakisha amakuru ngo ndebe ko hano hantu haduha umugati mu gihe kinini gishoboka. Ariko ndimo ndabona umwaka hari probability, iryo jambo abantu baryakire neza, hari probability yuko uno mwaka iyi business yarangira irimo gukora neza. Niko bimeze. Kandi twasanze birimo biradufata iminsi 35 gusa kugira ngo amafaranga yacu abe yikubiye inshuro ebyiri. Rero nagira ngo ntinyura abantu, natangiye mfite ubwoba bwinshi, umva nibaza niba ibi bintu byakoreka byakunda, ariko maze kubona yuko bishoboka. Gusa aya makuru abareba abantu baba risk taker. Risk takers nibo barebwa n'aya makuru. Wa muntu uvuga ati hari amafaranga nshobora kwigomwa ku ruhande nge nk'umuntu ku giti cyanjye, nkafata icyemezo nkacururiza muri iriya soko ryitwa Berry Crypto Exchange, hanyuma nanjye nkagira umusaruro mbonamo. Kuko ngewe urimo kukuvugisha, ngewe urimo kukubwira ibi, naratinyutse ku giti cyanjye ndabikora, ariko ikivamo uko ducuruza umunsi ku wundi, ndakubwiza ukuri ntabwo ari gito. Keretse duhuye nibwo wabibona wenda nkweretse nk'ibimenyetso. Ntabwo ari gito habe namba. Ushobora kuba wenda wumva hirya no hino hari buri muntu buriya afite ukuntu yenterprete ibintu. Iyo umuntu hari deal runaka atarimo kugira icyo ayiriramo na kimwe, ayirebera kure, hari ubwo yigira n'umwanaliste akakubwira ko ibyo bintu nta kigenda. Ariko urimo indani wamuganiriza cyangwa se wamwanahura cyangwa se ukabona we akanyamuneza afite n'ukuntu amerewe neza, bikakuha ishusho y'ikirimo kuva aho hantu uwo muntu arimo guhahira. So nge natera ishyaka abantu gutinyuka, ubwo ndibanda kubakure kuko aba hafi bingira ngo amakuru bamaze kuyamenya.
ushobora kuba uri Mozambique, uri Zambi, uri Malawi, uri Lesotho, uri Benin, uri Gambi n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko utaramenya yuko ino platform ibaho cyangwa se iri soko rihari. Kuko iyi business imaze kwaguka ku buryo, iri soko rimaze kwaguka ku buryo nabonye kugeza ubu Tanzania nayibonye ku rutonde rw'izitabiriye, nabonyeho Congo yaritabiriye, nabonyeho Namibia yaritabiriye, South Africa yaritabiriye, Abarundi bo ni ku rundi rwego birashimishije cyane. Harimo n'ibindi bihugu nka Mozambique nayo nabonye irimo, Tanzania nayo irimo. Ibihugu bimaze kuba byinshi, so kandi umusaruro ntabwo ari muto. Reka amabwire, reka ibyo bintu byo ku ruhande wumva woya, ariko nanone uvuga uti ni risk mfashe, nibyo wiyemeze, uvuga uti aya ngaya ngewe nyagerageresheje nta kintu yambangamiraho, nta kintu byantwara, kandi ninyashyiramo nkacuruza nk'uko abo bandi barimo bicururiza, nkabona yuko hari ikivuyemo mvanyemo nk'umusaruro, ni ishusho kuri nge ko ninkomeza gucuruza hari ikizavamo kandi kitari gitoya. Crypto trading ni umwuga abantu benshi bakunze ariko ubagoye kuwikorera. Ariko iyo ugize amahirwe ukabona ahantu baguha sinyare, iyo sinyare icyo twita trading signal ikaza buri munsi bakayiguha, ukayifashisha ucuruza. Urumva ibyo bintu ni ibintu bihita bikorohera, ntabwo bigusaba gukora analize yo ku giti cyawe ngo wumve birakuvunnye. Niyo mpamvu muri iyi business cyangwa se muri iri soko tuza gusangamo n'abantu bafite imyaka za 65 barimo baricururiza, yaba ari kuri side yaba papa, yaba ari kuri side yaba mama, barimo kubyikorera bakagira inyungu babona. Testimony ni nyinshi hirya no hino. No kuvuga ngo iyi Berry Crypto Trading Platform ku bufatanye na FC Global bashyizeho n'uburyo bwo gufasha abantu bababaye, abantu bababaye. Wenda reka ngira ifoto ngira hano ndebe ko yagaragara neza. Murabona nk'aba bantu, niba ku ishusho bigaragara neza, murabona nk'aba bantu akanyamuneza bafite ku maso karakwereka yuko bano bantu bishimiye ubuzima. Ubitegereje ku maso wabibona yuko umva bararyohewe. Ni ukubera rero biraterwa n'ikinjira. Amafaranga buriya hari ahantu akora rwose, amaraso akaba yatembera neza kurushaho, uruhu rugacya, ukabona umuntu afite surire ku maso, ntabwo imitsi yireze, nta mutima mubi, ituze rikaza muri we. Ngira ngo aba bantu murimo kubabona. Ibi rero barimo barabikesha, iyi ni testimony ubwayo, kwitegereza abantu nk'abo buryo bishimye, ukabona hari inyuma hariho iryo soko ryitwa Berry Crypto Exchange, uhita umenya ko bano bantu bicururiza kandi bafite ukuntu bunguka kubera yuko bacuruje. Hakabaho ni FC Global, ngira ngo iragaragara. Iyi company yo donc intego yayo ni nziza cyane, ni ukuzahura cyangwa se gufasha ba bantu bakennye bazahajwe n'ubukene muri rusange. Ngira ngo mwabitegereje murimo murababona. Aba bantu rero baracuruza nkanjye buri munsi, bakunguka nkanjye buri munsi. Ubitegereje mu maso nabyo byagutinyura, ukavuga uti ahantu hari abantu baseka gutya bamwenyura batya, ubu ahantu hari ibibazora cyangwa hari ibisubizo. Ibi nabyo ubwabyo byaguha ishusho. So umuntu rero wumva watera intambwe ukagira icyo bikoraho, muri comments nurebamo urasangayo link ushobora gukandaho ukiyandikisha kuri iri soko. Amasoko yose agiramo link, ibyo ni ibisanzwe. Binance ugiye kwiyandikisha umuntu yaguha link ukiyandikisha, ni ibisanzwe. KuCoin nuko, Coinbase link ziratangwa, abantu bakiyandikisha bakagira konte kuri ayo masoko, za Huobi, za get.io, za Ratoken n'izindi, link iratangwa umuntu akiyandikisha. Kandi ibyo bikaba byagira icyo bimara ku muntu watanze iyo link kugira ngo bimugabanyiriza fees ku masoko agiye atandukanye. So nta kintu bitwaye rero gukandaho kwiyandikisha kuko byo ni ubuntu, ariko nyuma yaho ukagira igishoro ushyiraho kuri iri soko naho
hanyuma wamara gushyiraho icyo gishoro waba utabyumva tukagufasha uko bikorwa, hanyuma tukakwereka uko wicururiza nawe nk'uko abandi twese ducuruza mu bihugu bitandukanye, nawe ukajya wiyungukira umunsi ku wundi. Abantu bagerageje gukora compounding cyangwa se kongera inyungu ku gishoro, bo barabibonye yuko ino business birimo gukunda, birimo birakoreka rwose. So reka ndebe gato, kwiyandikisha nabyo biroroshye. Ubwo iyo link iyo wamaze kuyifata, no kuvuga ngo kuri rino soko ntabwo hari crypto zirimo gucururizwaho inshyashya baduha bakaduhaho sinyari tukazicuruza, ariko ku bantu basanzwe bazi gukora analysis y'isoko, urabona hariho Bitcoin irahari, hariho Packdo turayibona, hariho Ethereum iragaragara, hariho Dogecoin murayibona, hariho Tron ngiyi, hariho Litecoin singiyi, hariho Solarium nayo iriho. Izi ni crypto zikomeye, zisanzwe zikomeye ku ruhando mpuzamahanga, kandi iyo uje kuri iri soko ukanaliza chart neza witonze, biza kurangira hari inyungu ubonye bitewe n'ukuntu winjiye mu isoko neza. So ntago ari kuvuga ngo izo crypto nshyashya ziriho nizo ziriho gusa, ahubwo nizisanzwe tumenyereye. No kuvuga ngo umuntu ashobora gucuruza akoresheje sinyare yahawe na company, ariko biranashoboka cyane yuko wacuruza udakoresheje sinyare wahawe, ahubwo ukoresheje analize zawe nk'umuntu ku giti cyawe. So ngenda babwiza ukuri, twagiye tugerageza opportunity nyinshi, ariko iyi ya Berry ku minsi nyimazemo ndumva amezi arimo arababira arengaho iminsi mikeya nk'itatu, umusaruro itanga ku muntu ugira patience akajya acuruza buri munsi nk'uko byagenwe kuri crypto twabwiwe, akagurira hasi akagurishiriza hejuru, ntabwo umusaruro ari muto. Ndababwiza ukuri, ntabwo ari muto habe namba, ntabwo ari muto habe namba. Ubwo rero muri no minsi hari na promotion, hari na promotion ngira ngo abantu bamenye. Hari promotion dufite muri no minsi, aho sinzi niba ihisi igaragara neza, ariko hari promotion dufite muri no minsi aho niba umuntu yitabiriye, donc niba umuntu yitabiriye company imugenera amadolari 2 y'ubuntu, amadolari 2 y'ubuntu. Tuvuge ngo niba wenda nk'uyu munsi ukavuga uti reka ntangire nanjye ngerageze, amadolari make dutangiza na amadolari 50 ya USDT, ubwo amanyarwanda ni nk'$58 hafi aho, kuko idolari rya USDT ryarahenze. Hejuru yaho andi yose ushobora gushaka gutangiza byakwemera rwose. Ikindi, iyo umaze ku activating account yawe ugize ayo ushyiraho nk'umuntu ushaka kwicururiza, company kongera amadolari 2 y'ubuntu. Amadolari 2 abarenga 2,000 by'amanyarwanda, kandi 2,000 by'amanyarwanda ndumva nta hantu tupfa kubitoragura. So ubwo rero ayo nayo abantu baya profite muri no minsi birimo birakunda. So ubwo nimba nshyizeho 50 birangira bibaye 52, ariko ayo ngayo ni make, nta muntu nakifuriza gushora 50 ni minimum baba baravuze umuntu ashobora guheraho, ariko igishoro cyiza ku muntu ufite gahunda na amadolari byibura 500. 50 ni ku muntu urimo gukora test ngo arebe niba ibintu bikora, ariko amadolari 500 byibura niyo washyiraho, tukavuga ngo muri range urimo kubona hagati $12,000 $18,000 cyangwa se hafi 20 by'amanyarwanda ku munsi, igihe wemeye ucuruza. Ariko ntago ibingibi ari ibintu bya automatique byikora, ni wowe ucuruza ukunguka, ugakoresha signal wahawe mu buryo bwiza. Kandi mwirinde ibintu by'abantu babaca intege, kuko ikirebwa ku muntu ku giti cye ni igitahiwe, cya kindi wishyura ya mafaranga ukoresha ukishyura invoice zose ziwawe, niba ari umuntu ahantu umuntu akodesha akahishyura, niba ari za expenses zose umuntu agira, ukazisetoringa, ukashobora gutega bikoroheye cyangwa se ukitwara mu yawe bikoroheye, n'izindi expenses z'umuntu ku giti cye umuntu yirwanaho. Kandi ntago umuntu aba yibye, umuntu aba yashoyaye, umuntu aba yacuruje, umuntu aba yakubye aye, nta cyaha kirimo, nta kosa ririmo
kuvuga ngo ugiye ku isoko nk'iri uricururije uriyungukiye amafaranga ukuyemo agukemuriye ibibazo, nta cyaha kirimo, nta kosa rindi ririmo. Iyi iba ari personal risk ariko umuntu akayifata kuko twebwe ababikoze byarakunze. Turavuga tuti rero hari umuntu uri ahantu ikantarange runaka ukeneye kumenya aya makuru, uwo muntu ntabwo yabura uko byagenda kose. Amakuru aciyeho ntabwo abura umuntu agira umumaro, yaba umwe, baba batanu, baba 50, baba 500, ariko ntabwo uwo muntu yabura. Ashobora kuba ari mu gihugu cya kure cyangwa se ari mu ntara ya hafi, ariko byanze bikunze aya makuru hari umuntu azageraho agahita amubera igisubizo akavuga ati Serge ugize neza, reka ngerageze hano hantu wasanga ariho igisubizo cyanjye kiri, sinshobora gupfa gukerensa amahirwe nk'ayo. So bene uwo rero, bene uwo tinyuka noneho ibindi bijyanye naho wenda utakumva ubwo uzambaza, kuko iyo dukanze hano kuri spot trading murebe ukuntu gucuruza binoroshye. Nuko hano banyereka yuko kugira ngo njye muri spot trading wenda bisaba kuba ninjiye muri konti, ariko umuntu yanayinjiramo nta kintu bitwaye. Nuvuga ngo niba ninjiye hano kuri spot trading banyereka BTC kuri USDT, urabona ko Bitcoin itangiye kumanuka, murabibona ko Bitcoin itangiye kumanuka. Gusa hari n'amakuru yo muri crypto nayo ubwo vuba hanga turaza kuyabaha. Igihe cyo kugura batubwira ko kitaragira. Crypto zigiye kuzamanuka ku rundi rugero donc hasi, ku buryo abantu n'abashaka guholdinga bataragira icyo babikoraho bazazinjiramo bakagira uko bahaha. So nk'ubu ngubu dore ijoro ryashize baduhaye iyo bita BSS, ngira ngo ni donc nimba nkanze kuri time frame wenda nkashyira mu minota 15, none se muvandimwe bavuze ngo twinjirira, biragaragara neza ra, bavuze ngo twinjirira maze dusohokera, ubu iyi si inyungu? Oya, iyi si inyungu. Yego ni inyungu ku wacuruje, ntabwo ari inyungu ku wabyihoreye, ariko iyi ni inyungu. Buri muntu wese no mu isoko iryo ari abakeneye agize uburyo abona yarangurira hasi, akabona uburyo yagurishiriza igicuruzwa cye hejuru, uwo muntu aba yungutse rwose. So natwe rero hano iyi ni inyungu yabonetse, ntabwo ari nto, ntabwo ari yo gukerensa. Urumva ibi ngibi kano kazi tugakora sinyare tuyibona hagati ya saa 10 z'umugoroba na saa 12 z'umugoroba, tukayifashisha mu isoko hagati ya saa 2 na saa 3, tugacuruza. Iri soko ni rishya, Binance iza yareshyaga abantu igira ukuntu ibaha BUSD amadolari y'ubuntu kugira ngo bashobore kwishimira kuyizaho no kuyicuruzaho n'iki. Iri soko naryo ni rishya rwose. So naryo ririmo kureshya abantu rero bati nyamuneka namwe ni mucururizi wacu sinyare, kandi bayitangira ubuntu. Icyo ngewe nshyiraho ni igishoro cyanjye gusa, ntago bangurisha sinyare, kandi nta munsi n'uyu n'umwe ntarunguka. Ako kantu sinzi niba abantu bakakira uko kari, nta munsi n'uyu n'umwe ntarunguka. Kuba naremeye gufata icyemezo nkafata risk iri personal kandi nkagira icyo mbikora. Nuvuga ngo nimba nguriye hano hasi nkagurishiriza hano hejuru, niba bavuze bati inyungu ni 3%, 3%, fata 3% wenda ufite igishoro wenda nanjye kuvanga agashoro bari kuvuga ko mbipfobeje igishoro wenda cy'igihumbi cy'idolari, ubwo se amadolari 30. Hari ahantu abantu bayatoragura se nta na hamwe. So ubwo ejo nzakoresha ngahe 1030, ntabwo nzakoresha igihumbi gusa kuko ntabwo mbikuza buri munsi. 1030 ni haza sinyare nk'inguka bakavuga bati inyungu ni 2.5%, ubwo ni 2.5% y'1030. So nkagenda nkora iyo compounding inyungu ziyongera ku gishoro gutyo. Iminsi 35 yashira, amafaranga yanjye akaba yikubye kabiri, nkafatama ayo mfatamo nashyizemo, nkayakuramo dere biranemewe, ayo nsizemo nkavuga nayo ngayo niyo mfatishije risk, nakomeze ntacyo. Ni nyuma y'amezi 2, 4, 5 nzareba ikizaba kivuyemo, ndebe yuko ikiciro cy'ubudehe cyahinduka. Turimo turabona hano bikunda rero, abantu batera iyo ntambwe ntabwo twahorana n'ubwoba. Wowe nubona ufite yandi yo ku ruhande atari yo guhahisha,
ushobora gufatisha risk, watera intambwe ukabikora, ukareba ikivamo. Kuko niba twe cyaravuyemo, niba batubanjirije twebwe, nkanjye ninjiye hashize amezi 5 abandi barimo, amahirwe bayabyaza umusaruro bibakundira, nanjyeho mbimenye mu butinde bwanjye bwo kubimenya, ariko bicamo. Wibuka gukanda kuri like na subscribe, aya makuru ajya bageraho ku gihe. Nakagaruka, turi kumwe cyane.